inshuti bakunzi ba televiziyo Cyagire ndetse n'ibanga ry'ukwemera ndetse n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika kuko niyo operating system dukoreramo. Twongeye kubasuhuza. Abenshi bari bamaze iminsi bambwira ko padiri bamubuze, Padiri Tofil, kubera ko hari ibyo yajya abafasha mu kwemera kwabo no mu bumenyi bwabo. Murabona ko nababwiye ngo mu bisengera agira inshingano nyinshi, nanjye mbisengere tuzongere tumubone. None rero murabona ko twongeye kugira amahirwe yo kumubona, ariko mbere y'uko tugira agaseke kuno munsi tubapfundurira, reka abanze aturagize Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amina. Nihubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bibaye n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani Imana Roho Mutagatifu, twiyoborere kugira ngo ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, ibyo dukora byose bibe tubwirijwe nawe, tuyobowe nawe, kandi bituganishe kuri Nyagasani Yezu Kristo, bitwubakire ubuvandimwe nyabwo. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Padi, Karame, twishimiye kongera kuba turi kumwe nawe nyuma hashize nk'amezi 2 nta kiganiro dukora ku ibanga ry'ukwemera turi kumwe, njye nawe ndetse no ku cyaha gihire. Ndibuka ko icyaha gihire ndanabigushimira cyane. Televiziyo icyaha gihire ngubu ifite abakunzi bayo benshi cyane, baje kubera inyigisho zawe nziza zijyanye n'ukwemera kwacu kwa Kiliziya Gatolika nk'abakristu, ndetse n'abandi bo muri diaspora. Ubwo diaspora ni hanze ya Kiliziya, twagiye twunguka n'abandi kuko byarabafashije, ntabwo byafashe abakristu gusa. ni hanze wenda y'u Rwanda, ni hanze ya Kiliziya. Yego. Rero twishimiye kuba turi kumwe nawe uyu munsi n'ubundi. Rero uno munsi urabizi ko buri gihe iyo duhuye mba mfite ibibazo biri seri ngomba kukubaza, naguteganyirije. Uyu munsi ni ibintu bibiri nifuza ko nyine tuvugaho. Akambere turaheraho gatoya ko ntabwo ari ngombwa cyane ko tuvuga ibintu byinshi, nuko uno munsi nagiye mu misa ya mbere, hari ibintu basobanuye nyine birancanga, nako ni biri mu ivanjiri, ibintu by'ukuntu ngo Musa yamanitse inzoka mu giti ngo bazayireba nyine, bakabihuza noneho n'ukuntu ngo umusaraba Yezu yabambiwe nyine kubivangura byancanze. Sinzi niba padiri yabisobanuye nasinziriye. Yego. Noneho icya kabiri, buriya nanjye ndakubagana cyane mu bintu bijyanye no gusoma ibitabo biri hard ndetse n'ibiri soft. Mperutse kugwa ku nyandiko yitwa ngo Laudato Si. Gusa urwo rurimi rwaje kuncanga, nubwo ntararwumva neza. Uraza kumfasha kumenya niba ari Icyongereza, niba ari Kilatini, niba ari Icyesipanyol, sinzi ari uruhe. Ariko ngiye nsomaho mbonamo n'ibintu ngo bya encyclique, ariko ndakomeza ndasoma ngena numvamo utuntu dukeya. None ndavuga nti reka nyuma y'amasengesho tumaze iminsi dukora n'abakunzi ndetse nayo nakoze, nzakubaze niba wakwemera ukakidusobanuriraho, iyo nyandiko ukayidusobanurira. Ni ukuvuga ngo hari mu kwa gatanu muri 2015 niko nabibonye, Papa Francisco yatangaje inyandiko encyclique. Nabonye ngo ari encyclique, ubwo uratubwira ari ibiki? Yise Laudato Si ku bidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Nako ngenda mbisoma, ubwo mpita numva ari nk'ibintu byitwa ngo biodiversity mu Gifaransa. Rero nsomamo nkabonamo n'ibintu noneho bisekeje. Hari ibintu byitwa SDGs, nakubwiye ko nkunda gusoma ibitabo, Sustainable Development Goals. Nabonye ngo UN hari intego yihaye yuko mu 2030 izo SDGs ngo tuzaba isi yose abantu bafatanyije bazaba babigezeho. Numva ibyo bintu bya papa bijya gusa n'ibyo. Ndavuga nti se reka nzabaze padiri, uyu mutwe w'inyandiko ya papa uvuga iki? Kuko nshobora kuba nabyumvise nabi.
icyo ngicyo ni icya mbere. Ibibazo byanjye mba nabiteguye kugira ngo ntaza kwibeshya. Noneho ikindi, ubundi nari nzi ko kiliziya nyine hari ibintu, hari ukuntu ubushize bugeze dusobanurira inshingano z'umusaseridoti, kandi na papa nawe ni umusaseridoti, ni ukwigisha, gutagatifuza no kuyobora no kuyobora umuryango w'Imana. umuryango w'Imana. Urumva ko bizamo ibintu bya spirituality. Avuga se papa ko yinjiye mu bintu nyine bijyanye n'abayobozi basanzwe, abaperezida, abayobozi b'iyi si nyine basanzwe, ubwo ntabwo yaba yatandukiriye. Ndibaza se ubwo biri mu nshingano ze. Ubwo noneho numara kunsobanurira n'icyo, icyo ni icya kabiri. Nidusanga se ari byo nawe wenda abifiteho ububasha ashobora kugira icyo abivugaho, ni ibihe byonyine byugarije ibidukikije, kuko nabonye nyine iyo encyclique ivuga ku bintu by'ibidukikije. Niba koko na papa nawe yemerewe kubivugaho mu nshingano ze, noneho tukabihuza n'umuhamagaro wa muntu. Mwatubwiye ko buri wese ngo ahamagariwe ubutagatifu, niko mwatwigishije muri katigisimu no mu bindi byose, muri zindi gahunda zo kwitagatifuza. Se hari aho byaba biri muri kwitagatifuza, ubutagatifu biri mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 4 umurongo wa 48. Wow. Mwebweho mu b'intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Urumva ko ni umuhamagaro wa bose, wa twese. Iyo mvuze bose ni ukuvuga ngo umwe ashobora kunyura mu nzira y'abihaye Imana, undi akaba umurayiki, ni ukuvuga umukristo mwiza usanzwe, undi akaba umubikira, umufurere. Twese, buri wese mu rwego arimo, mu nzira yahisemo, agaharanira ubutungane, aribwo twese duhuriyeho kandi duhamagariwe. Nari nsigaje tubiri kuri icyo, ku bibazo byanjye nateguye, none ugahita nguha umwanya, ari icyo wibagiwe nkakikwibutsa. Noneho niba nyine papa ibyo bintu nawe abyemerewe mu nshingano ze, ni iki cyakorwa ngo habeho kubungabunga ibidukikije, niba hari aho bihuriye koko n'ubutagatifu muduhamagarira? Noneho ariko ko njye ndi umunyarwanda, ndi mu Rwanda, nawe ndabizi ko uri umunyarwanda nubwo udahari, ariko se iyo ni iki yatumarira iyo encyclique ya papa nk'abanyarwanda? Padi, umwanya ni uwawe. Ni ibibazo bibiri nkubajije. Icya mbere cyo kiroroshye, ni ukumbwira iriya nzoka n'umusaraba. Ubu ni ivanjiri y'iki cyumweru. Yego. Ubwo reka dusogongere kuri iki cyumweru cya 4 cy'igisibo. Twazirikanye ivanjiri, babashe kujya mu misa, wenda n'abatabibashije bagakurikira ku bitangazamakuru dufite, harimo Radio Maria Rwanda, Pacis TV n'ibindi bitangazamakuru. Twazirikanye ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugera ku wa 21. Wawumbajije ku kijyanye n'iyo nzoka yacuzwe, iramanikwa ku buryo uwayirebaga yarumwe n'inzoka zitacuzwe, inzoka zisanzwe yakiraga. Yezu Kristu yaje gusubiramo iryo somo dusanga mu gitabo cy'Ibarura, ariko bigenda neza nasoma iyo vanjiri. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemo ati, nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Koko Imana yakunze isi cyane, bigeze aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Cyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. Umwemera wese ntacibwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo, ni uko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Koko rero ukora ibibi wese yanga urumuri kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Iyo ni ivanjiri tumaze kuzirikana y'iki cyumweru cya 4 cy'igisibo, icyumweru cyitwa letare, ni ukuvuga ibyishimo. Mwishime muri Nyagasani, nimwishime niba koko hari agatambwe mumaze gutera mugana Pasika. Nimwishime ko mugeze muri 1/2 cy'urugendo
rugana Pasika. Nimwishime kuko mutewe ishema nuko muri abana b'Imana bacunguwe, mukaba mwemera izuka rya Nyagasani. Ni ibyishimo bishingiye kuri Nyagasani. Ngarutse rero nanone kuri iyi vanjiri, Yezu Kristu ahereye ku byabaye kera kera mu gihe Abayisiraheli bari bari mu rugendo bava mu bucakara kwa Farawo, bava mu Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano. Banyuze mu butayu, noneho baza kugomera Uhoraho, barijujuta, batera Uhoraho umugongo, nibwo Nyagasani abaterereje inzoka zitanzwe, inzoka z'ubumara, zirabarya, zirabahumanya, batakambira Uhoraho bati dutabare, dutabare, dutabare Nyagasani, twaracumuye, twaguteye umugongo, twaratakambaga ngo tubohore, urabikora, ariko n'ibyo uduha mu butayu, manu y'amazi n'ibindi, turabyijujutira ngo nta guhorera indyo imwe, ubundi iyo ureka tukigumira iyo, ese uri Imana yacu cyangwa uratubeshya? Ndetse bagira n'aho bacurisha ibigirwamana, aba ari byo basenga ngo ibi bizatubera Imana. Nibwo rero Uhoraho abakubise akanyafu, nyamara aba ari we wongera kubababarira, ubwo bari barumwe n'izo nzoka. Wenda mwanyemerera ngasoma iryo somo kugira ngo mwumve aho Yezu Kristu yafatiye. Turisanga mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 21, duhere ku murongo wa 7 tugere ku wa 9. Imbaga iza gusanga Musa, iramubwira iti twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho. Numva ko bacumuriye, ari intumwa y'Uhoraho barayicumuye, ari n'Uhoraho nyirizina baramucumuye. Mbese bapinze intumwa y'Imana, bapinga n'Imana ubwayo, bati tuzigenga. Abo Imana itumye ntitubashaka, Musa ntitugushaka, Uhoraho wagutumye ntitumushaka. Bashaka kuba ibyigomeke. Dukomeza dusome iryo somo. None twingingire Uhoraho adukize ziriya nzoka. Batangiye gutakambira umwe birukanaga, bati wowe urasenga, wowe hari ukuntu uvugana n'Imana, nyamuneka twingingire. Musa asabira imbabazi umuryango, maze Uhoraho aramubwira ati curisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti, uwo zizajya zirya akayireba azajya akira. Ntabwo ari ukureba za nzoka nyirizina, ahubwo uzajya arumwa n'izo nzoka, azajya areba ya nzoka icuzwe igicurano, imanitse ahantu hitaruye, ayirangamire, akire ubumara bumurimo bw'inzoka zisanzwe. Musa acurisha inzoka y'umuringa, ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akayireba, akareba iyo y'umuringa, yahitaga akira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mu gitabo cy'Ibarura nk'uko tumaze rero gusoma, niryo Yezu yahereyeho avuga ati nk'uko Musa yacurishije inzoka mu butayu, uyirebye agakira, ni nako n'Umwana w'umuntu noneho azamanikwa ku giti cy'umusaraba, kugira ngo umurebye afite ubumara bw'icyaha n'urupfu, afite urubori rw'icyaha n'urupfu, akire. Hariya ndetse tukumva n'umwanya w'amashusho muri Kiliziya. Buriya hariya hasubije ibibazo byinshi. Hari sinabirondora ngo mbirangize. Hasubije ikibazo abantu bajya bibaza bati ariko se njye sinakwivuganira n'Imana? Ni ngombwa ngo habe habihaye Imana? Ni ngombwa ngo habe habe Imana ituma? Ni ngombwa ngo habe abantu ngo b'Imana? Twese se ntituri ab'Imana? Buri wese yakwigererayo, ibyo ntacyo bivuze, buri wese yakwivuganira. Nyamara burya aho hari ahantu hari abantu babiri, burya haba hari ubuyobozi. Ahari abantu babiri gusa, twere no kujya mu by'Imana gusa. Ahantu hateraniye abantu babiri n'abana babiri, habamo umwe witwa aricyo bita emergence naturelle. Habamo umwe ubazwa niyo abana basigaye ku rugo ari babiri, hakaza umuntu ati umuntu yize iki n'iki, habamo umwe ubaza se tukimuhe, nubwo baba batatoye amatora aziguye, ariko haba umwe responsable. Hateraniye abantu babiri, burya habamo umwe responsable w'ibanze. Kuko ntibari bashoboye kwigirira kuri Uhoraho, bemeye kunyura kuri Musa, kandi n'Uhoraho anyura kuri Musa kugira ngo bagomborwe, bakire ubwo bumara.
icyo kikaba kirasubijwe ko mu bantu Imana yiremeye twese, Imana itoramo bamwe kugira ngo bavuganire umuryango, atari ukuvuga ngo barusha abandi ubutungane. Oya, twese tugomba guharanira ubutungane, bavuganire umuryango w'Imana, babe abahuza b'abantu bagenzi babo n'Imana, babe abahuza b'Imana n'abantu. Twumvise Musa, twagera mu isezerano rishya, abasaserdoti, yewe burya si abasaserdoti gusa, haba mu rwego rw'umuryango remezo, umukuru w'umuryango remezo, abakuru ba santarari, abakuru b'inama aho ziba za sikirisare, abakuru, abakateshiste, abo bose buri wese mu rwego ahagarariye rwa kiliziya, yaba umuhuza w'abantu n'Imana. Padi, aho ngaho hari akabazo mpise mpagira gatoya. Kuri icyo cy'uko uko uhoraho yabigennye abantu benshi bateranye bagomba kugira ubahagararira, byisumbuyeho akabahuza n'Imana. Hari ukuntu abo mu yandi madini bajya bavuga ngo kubwira nk'umusaseridoti ibyaha byawe n'ibiki bo ntibabyemera, ngo ahubwo baragenda bakabivugira mu ruhame. Ubwo byo twabihuza gute? Bo babivugira mu ruhame, buri wese agenda nyine kumwe baba bateranye, akajya imbere akavuga ibyaha bye, ubundi Imana ikamubabarira. Naho twebwe twizera umusaseridoti, ubwo se twabihuza gute? Twababwira iki bo abo ngabo? Ntabwo nakwinjira mu kwemera kwabo, kandi ndakubaha ukwemera kwabo, nanjye nkubaha ukwanjye, ahubwo nasobanura ukwemera kwanjye kwa Kiliziya Gatolika. Muri Yohana umutwe wa 21, Yezu yaravuze ati mbahaye Roho Mutagatifu. Azuka, Yezu akizuka, Yohana umutwe wa 21 akizuka, yaraje inzugi zikinze zaho abigishwa bari bateraniye, arabasuhuza ati nimugire amahoro. Arongera ati nimugire amahoro. Ubugira gatatu ati nimugire amahoro. Mbahaye Roho Mutagatifu. Mwebwe abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Abazemera ko mubakiza ibyaha mu izina ryanjye, mu izina rya Roho Mutagatifu mbahaye, bazabikizwa. Abatazabibabwira ngo babikizwe bazagumana iyo mari yabo, nese bazagumana ibyo byaha byabo. Mwibuke no muri Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 18, Yezu ubwe yabwiye Petero ati Simone wowe urutare, uri Petero Pierre, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Nguhaye imfunguzo ni ugufungura. Icyo uzaba wafungiranye kizahera hanze, ngo icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, icyo uzaba wabohoye munsi hano ku isi kizabohorwa no mu ijuru. Wabohora gute umuntu utamukijije uburwayi? Ntabwo kubohora ari amapingu gusa, ari guca iminyururu imuboshye gusa. Gukura umuntu ku murimo mubi ukamushyira heza, gukura umuntu ku cyaha ukagana ubutungane umubukoye. Rero noneho hakaza, tutagiye no muri Bibiliya, hari n'icyubahiro kigomba mu, uretse kuba wenda mu ruhame wagenda uti nasomye ku gatama ndasinda karapfa kankura mu bagabo. Ninde wagenda ati hariya ati dore uriya narasambanye, dore nagize gute, dore narishe, dore nagize gute, akabivuga ku mugaragaro. Hari ukubaha ikiremwamuntu. None se ahubwo tureke n'ibyo, uretse n'ibyaha, ko umuntu agenda akambara ubusa imbere y'umuganga, umusore utarashatse, akamubyaza, umudame, umubyeyi, ntabwo iyo agiye kwa muganga avuga ngo mbikunda mwanza mundebere undi mubyeyi wabyaye niwe urambyaza. Kuko no uyu musore se bite, arambonera ubwandu? Oya, ko yemera umuganga ahasanze wizewe na leta, akamufasha akaruhuka akabyara neza. Ese igikuru ugira ngo uwo muganga asigarane ubwambure bwe bumubwiye ikiza, abamunyura imbere ko ari benshi. Ahubwo icyambere ni ukuvuga ati mukiza aruhuke, abyare amahoro, tubone umwana, tubone ubuzima ku isi. Rero n'umupadiri, umusaseridoti, ntabwo ari we ubwirwa ibyaha. Ntabwo burya ibyaha byacu ntabwo tubibwira padiri. Nanjye nshaka penetensi, ntabwo ibyaha byanjye mbibwira padiri. Ndaza nti dawe unyikirize, dawe data wa twese, dawe unyikirize kuko nagucumuye. Si ubwa mbere nje gushaka penetensi. Ibyaha byanjye ni nkabivuga, mba nisuzumye, nkigaya, nkicuza,
nkatura herura imbere y'Imana. None wa musaserdoti, burya umusaserdoti ni uwa gatatu. Uwa mbere ibanze ni Imana integereje, ihora irambuye amaboko kugira ngo yakire umunyabyaha nyagihe, niwe wibanze. Uwa kabiri buriya ni njye ugiye gushaka penetensi. Umusaserdoti ugeza ubwa gatatu. Umusaserdoti ntabwo aza ahamagawe nawe ugiye gushaka penetensi. Ni nk'Imana yamubwira iti wowe urafatika, njye ndi roho nsa, ngwino nk'ikimenyetso gifatika, ube nk'umuyoboro, nk'itiyo, ube nk'umuyoboro unyurwamo n'impuhwe zanjye zisesekare kuri uyu wicujije. Niyo mpamvu umupadiri ategetswe no kuba yabipfira, kubika ibanga rya penetensiya, akaba yanaripfira kuko siwe ubwirwa ibyaha. Naho ubundi wowe Emi, ibanga ryawe ibyo wambwiye bisanzwe, mbaye ikigwari nanarimena kuko ninjye wabibwiye, wambwiye ibyaha. Ariko muri penetensiya ntabwo ari njye ubwira ibyaha, kuko nanjye ndi umunyabyaha. Ahubwo wowe uraza uti dawe unyikirize kuko nagucumuye. Ntabwo ari padiri unyikirize bagukize, se we akize ibyaha, ari Imana ikize ibyaha imunyuzeho. Noneho njye nkaba umuyoboro w'umuzi Imana. Kuki umupadiri agomba kugira ibanga rya penetensiya? Nuko atari ubwirwa ibyaha, ntabwo ari we biri. Wabyibwiriye Imana. Njye nje kwivanga mu byo wabwiye Imana gute? Ko njye ikindeba ari uko nguha absolution, nkaba nakugira inama mu izina ry'Imana. Ndumva ngerageje kugisubiza. Ngaruka noneho kuri iyi vanjiri, kuri cya kibazo wibajije, aho Yesu ati uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azamanikwa, kugira ngo umwemera wese akamureba akamurangamira aho amanitse akire abeho. Bavandimwe mudukurikiye n'abandi muzadukurikira, hari ahantu harakomeye cyane. Dore impamvu. Imana, Yezu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu, yashatse gutsinda ikibi akoresheje icyiza, akoresheje ineza, ariko ikibi agitsinda akishyiramo kugira ngo agikubitire muri we. Ako kantu urumva kataryoshye? Karyoheye amatwi ariko karagoye kukumva. Hariya niho hari ririya banga ngo uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, bityo uwayirebaga agakira, niko n'umwana w'umuntu azamanikwa ku giti cy'umusaraba. Bityo umurangamiye uzamureba afite ubumara bw'inzoka mbi sekibi, afite ubumara bw'icyaha kiri. Mu yandi magambo, Yezu Kristo yashatse gukuraho ikibi, gutsinda ikibi akoresheje ineza, akoresheje icyiza, akoresheje urukundo, ariko cya kibi ntiyagikubita distance ku ntera. Akari akantu niko kavuga Emi. Ntabwo yashatse kugitsinda ari hariya distance yafashe intera, kugira ngo agitsindire kure, kugira ngo avuge ko yagitinye, yagihunze ngo ahagarare kure yacyo. Nabwo twari kumwemera kuko yari kuba agitsinze. Urugero ni nk'uko wajya gutsinda inzara. Urugero umuntu akaba arashonje, njyewe nkashaka kukugaburira kugira ngo nsinde inzara ufite, ariko aho kugira ngo nkoherereze ibiryo ndaha, ibyo kurya ndaha, nkavuga ngo ndaguha ibyo kurya ngo ukize, ariko nanjye ya nzara ndayisonza, ndayigira kugira ngo nyivungurire muri njyewe, nyihonyorere muri njye, nyitsinde. Niyo mpamvu Yezu Kristo ari umukiza w'isi n'ijuru, ari umucunguzi. Niyo mpamvu asumbye abamarayika n'abatagatifu bose, niyo mpamvu asumbye n'abandi bose bazavuga mu izina ry'Imana, n'abavuga mu izina ry'Imana, n'abakwitwa intumwa z'Imana bose. Niwe wenyine, only him, niwe wenyine watsinze ikibi akoresheje ineza, arangije ikibi agitsindira mu ndiri yacyo. Yagitsindiye mu ndiri yacyo, mu gihugu cyacyo, mu rubuga rwacyo, nk'uko tuvuga ngo urubuga rwa nyezamu. Ikibi yagikubitiye mu rubuga rwacyo kugira ngo agitsinde. Urugero, Yezu Kristo yatsinze urupfu, ntiyarutsinda yohereje ibintu birarurwanya, ahubwo nawe aravuga ati ndatsinda urupfu rwari kuzugariza Padiri Theophile, rwari kuzugariza Emi, ariko ndarutsinda nanjye ndubamo, ndwiyinjizemo, ndupfe,
kugira ngo nirugira ngo rukubise agatwenge ngo nanjye rugiye kumpitana, nduhonyorere muri njye kuko nshoboye ndi nyir'ububasha. yego. Nicyo ririya somo, nicyo uriya murongo uvuga, urakomeye cyane. Yezu Kristo yatsinze icyaha, atohereje ibintu a disitanse birakirwanya, ahubwo atsinda icyaha yemera kwigerekaho ibyaha by'isi, abyirundaho byose. Mbese ngo yari yahindanye, ameze nk'igiterashozi, ameze nk'ikintu abantu bagera imbere bakayipfuka mu maso bati iki ni igiki, uyu mwanda ibi ni ibiki, ngo ku buryo nta n'uwari kumunyweraho amazi, nta n'uwari kumureba, ngo yari uwo bagera imbere bakipfuka mu maso. Nandi ndimo kuvuga nti Yezu Kristo yatsinze ikibi agitsindishije ineza, icya gatatu agitsindira mu ndiri yacyo. Kuko aho ni ukuhitondera, hari umuntu washaka kurwanya ikibi ariko agakoresha n'ubundi uburyo bubi, ahubwo ugasanga ntacyo akijije, ntaho akuye abantu, ahubwo abajyanye irudubi. Yezu Kristo we yatsinze icyaha n'urupfu akoresheje ineza, urukundo rwitanga, urukundo rubabarira, ariko ntiyareka ikibi kidegembya ngo kigume mu ndiri yacyo, ahubwo agitsindira mu ndiri yacyo aho kiganje. Niyo mpamvu yakoresheje kiriya kigereranyo ngo uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, uyirebye agakira ubumara bw'inzoka zari zamurumye, ni nako n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa ku giti cy'umusaraba kugira ngo umurebye akire rwa rubori rw'icyaha, urubori rw'urupfu. Ndimo gutanga ingero, Yezu Kristo yatsinze inabi akoresheje ineza, we yigerekaho inabi ya muntu n'ibyaha bye byose. Ntabwo ameze nka kwa kundi umuntu ashobora kuba umuterankunga akarwanya ubuhunzi, akarwanya inzara, ariko yibereye hariya mu budahangarwa bwe. Oya, Yezu we yigeretseho ayo magi ya muntu n'ibibazo bya muntu, abitsinda akoresheje ineza kugira ngo atangarize ko izuka. Ni uko uriya murongo w'ivanjiri ya none uvuga. Ingero ni nyinshi cyane, murazi na Kiliziya ni kwikora, kuko Kiliziya ari iya Yezu Kristo. Hari nk'abavuga wenda twazabigaruka bati Noheli, ese ubundi koko Yezu yavutse kuri 25/12 na aniveriseri ye, byanditswe he? Uriya munsi kuri 25/12 wari umunsi w'ikigirwamana izuba. Mu baromani bari bafite ibigirwamana byinshi, ariko nk'uko Yezu Kristo atsinda ikibi agisanze mu ndiri yacyo ariko akoresheje ineza, ni nako Kiliziya itari kureka umunsi w'ikigirwamana gikuru widegembya, ahubwo yawutsinze. Kiliziya yatsinze uwo munsi w'ikigirwamana ikoresheje ineza, ukwemera, ukwizera n'urukundo, maze ikoresha ivuka ry'umwana w'Imana we zuba rirashe. Numva ako kantu uwo murongo wa Bibiliya muwuzi, ngo zuba rirashe yaje kudusura, niwe rumuri rw'amahanga. Kandi twabyumvise no muri iyi vanjiri uyu munsi, ngo yaje mu isi ariko abantu bihitiramo iki? Umwijima. Ngo ariko abamwemeye, abo ni abana b'Imana, bagendera mu rumuri kandi ntabwo bazacirwa urubanza. Ucirwa urubanza ni uwamagana cyangwa ugendera kure, uwanga umwana w'Imana, uwanga kwemera umwana w'Imana, uwanga kwakira ingabire z'umwana w'Imana ngo aharanire ubutungane. Noneho mubyemeye, twajya kuri cya gice cya kabiri kiriya baruwa. Padi, mbere y'uko tukijyaho hari akabazo gato cyane nk'umunota umwe. Ko urukundo Yezu akunda Kiliziya ye, urumva n'icyo kibi yatsinze akagitsindira n'iwacyo mu ndiri yacyo, ni nyine yabigiriraga Kiliziya. Kandi mujya mutwigisha ko umubano w'umugabo n'umugore, ni urukundo umugabo agomba gukunda umugore we, ni nk'urwo Yezu akunda Kiliziya. Yego, biri muri Banyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugera kuri 33. Ibyo ngibyo uvuze. Padi, buri tayari uzi naho biri wawe. Noneho ubwo niba urumva ko umugabo rero agomba kumera nka Yezu, akamureberaho kugira ngo abashe nyine gukunda umugore we nk'uko Yezu akunda Kiliziya ye. Ni gute nawe yatsinda ikibi nyine muri iyo sanse, muri iyo kontekste? Kuko muri no minsi umuryango nawe ufite ibibazo,
Ni gute ako kantu nako twagira icyo tukavugaho yenda mu minota nk'umwe n'igice? ntabwo ari umuryango gusa, ahubwo twese ababatijwe Mm, duhamagariwe kwiyuzurizaho nka za nshinga enye z'iremwa ry'ukarisitiya. mm, wenda nazibibutsa, mwazabisoma mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyakorinti umutwe wa 11, mm, aho avuga ati araye ari butangwe, araye ari budupfire, yafashe umugati. Inshinga ya mbere ni arashimira. Iya mbere ni gufata umugati, mbere na mbere gufata umugati. mm, Iya kabiri ni arashimira, gushimira. Iya gatatu ni arawumanyura, kumanyura. Iya kane ni arawubahereza, ati nimwakire muryeho mwese. mm, Izo nshinga enye twese, atari umugabo n'umugore gusa, atari abashakanye, duhamagariwe kuziyuzurizaho no kugira ngo zigenge ubuzima bwacu. Afata umugati. gufata niyo Ni ya njye mbere. ubwa gufata. Gufata. Mm, Gufata, gushimira, kumanyura, guhereza. mm, Ngizo inshinga enye z'iremwa ry'ukarisitiya. Ni njye ubwa gufata. Ni Yezu Kristo ubwe wigabije urupfu ku bushake bwe. Ntabwo yahotowe. Ntabwo bamuteza igico ngo bamugwe gitumo. Muribuka ko n'abantu baje kumufata barahundagara, yari asanzwe kenshi banyura mu myanya y'intoki, ariko aravuga ati ni njyewe. Muribuka Petero, undi bari baciye ugutwi, Petero amuciye ugutwi, Yezu akagusubiza ati no, iyo nshaka nari kubwira data kohereza abamarayika bakandwanirira. Ati mm, ubuzima bwanjye ntawe ubunyaka, njye ubwanjye ubutanga. Mfite mm, ubwanjye ububasha bwo kubutanga, mfite no kubwisubiza. Ni ukuvuga ngo isaha yari igeze, avuga ati igihe kirageze kugira ngo nitangire abantu. Ni Yezu Kristo wigabye ubwe ku bushake bwe, ari mm, libre, ari free. mm, Cya kabiri, yigaba ashimye, yishimye. Ntabwo ari ibyambuza uko ngira, ntabwo ari kwa kundi abana bashobora gutesha umutwe ababyeyi, bati muduhe isambu, muduhe ibi n'ibi. Umubyeyi akavuga ati wa mwana uzanjye uzanyica, ngaho fatwa, wenda n'ubundi uzampirika. Akabikora byambuza uko ngira. Yesu we ntabwo yitanze byangiza uko ngira, ntabwo yifashe byambuza uko ngira. Muribuka avuga ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibi wabihishe abanyabwenge n'abahanga. Donc, yabikoze yitanze, yishimye, avuga ati birakwiye. Ntiwashatse ko ibitambo n'amatungo ntibyakunyuze, ahubwo wampangiye umubiri, njye ndaje dawe ngo nkore ugushaka kwawe. Gushimira. Cya gatatu, arawumanyura, arigabanya wese kugira ngo abariho icyo gihe, twebwe turiho ubu n'abazabaho nyuma bamuboneho, bamuryeho, mm, bamuboneho. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe utabona kuri Yezu. Ntabwo nahobera Yezu ngo muherane njyenyine ngo abandi bamugure. Nibyo Yezu yabwiye Mariya Madarena ati Mariya Madarena ntungumane, kuko ngomba kujya kwa data kugira ngo bose bahereho mutagatifu bambone. mm, Ntawaherana Yezu wenyine avuga ngo ni njye mufite gusa. Ushaka kwemera wese yamwemera kandi agakizwa nawe. Ni ukuvuga ngo arawumanyura, niwe wigabanya ubwe kugira ngo buri wese amuryeho, kandi nubwo wamufata mu gace runaka uba umufashe wese, mm, aba akwihaye wese. mm, Noneho icya kane ni kumanya, arawubahereza. Hari ukuntu ushobora kugabanya gato, nka kwa kundi mu bukwe tukabona barimo kugabanya kuzikata, ariko ntitumenye aho zirengeye, kuziduseriva, kuziduha bigahera. mm, Yezu we yarigabanyije, arabahereza, mwakire murye. mm, Icyo kibazo rero warubajije, buri mukristo wese muri kwa kwitanga kugira ngo atsinde ikibi muri we, buri wese ahamagariwe kwitanga. Buri wese ahamagariwe kwitangira abandi yishimye, atari agahato, atabigiriye bandebe, bampa amashyi, banshime, banyemere, atagamije kwiyamamaza, ahubwo yishimye, ashimye Imana. Iki cyumweru cya kane cy'igisibo ni icyumweru cy'ibyishimo. Ibyo ukoze byose nubwo kaba gatoya, gakore wishimye, atari ukwiyamamaza, mbese kakubera impamvu yo kwitagatifuza. mm, Ikindi, uko wigabanya kugira ngo abagusanga, uwaza gusanga buri wese mu nshingano ze, hari abana, hari urubyiruko, hari abakuru, hari abatoya. Uje gusanga igabanye, agira ikintu cyiza kuryaho, wenda kuryaho ijambo ryiza, imyitwarire myiza, inama nziza, agira icyo agukuraho. Ntihazagire umuntu ugira icyo akuburaho agusanga.
nawe emera uribwe. Mm. Mu Mm. buryo murumva n'ikigereranyo mu buryo bw'ukarisitiya. Niyo mpamvu rero Yezu Kristo watsinze ikibi akagitsindisha ineza, ariko kandi akagitsinda akigerekaho mu ndiri yacyo, natwe tumukesha umuhamagaro. Buri wese tutarebye gusa abashakanye. Ikibazo mbajije ugifatiye ku bashakanye, ariko ngewe kwagura kuri bose. Mm. Twese duhamagariwe gutsinda inabi dukoresheje ineza. Rya sengesho rya Mutagatifu Francisco wasize ngo Nyagasani ngira umugabozi w'amahoro yawe. Ahari urwango njye mpashyire urukundo, ahari umwijima mpashyire urumuri, aho bashidikanya bashyire ukwizera, nzabone ngirirwa nabi aho kugira nabi, nzabone nitangaho kugira ngo ntegereze gusa ko banyitangira. Ngerageje kurivuga amagambo yanjye, bivuze ngo nanjye umukristo mpamagariwe gutsinda ikibi nkoresheje ineza, nkoresheje ibyiza, icyiza, uburyo bwiza, nanone kandi nkagitsinda nanjye nyumva mu buzima bwanjye uburemere bwacyo. Yego ntabwo nageza aha Yezu, kuko we yemeye gupfira abantu kandi abapfira yigerekaho urupfu rwabo n'ibyaha byabo, ariko nanjye nk'umwigishwa we, nk'umukristo, nagerageza ku rwego rwanjye, ku gatambwe kanjye. Ibi ni nabyo iyo turebye nk'abihaye Imana, niba ari umujene mukobwa w'umubikira, ni arigabye ubwe, arifashe ubwe, ataravuga ngo none se ko nta mugabo nabona, none se ko ikigo, none se ko ibi. Oya, arifata ubwe, nubwo yaba yarize ibiki n'amashuri ye n'uburanga bwe n'impano zari kuzaza, niwe wigabye ubwe gufata akajya mu muryango w'abihaye Imana yishimye, mu gihe abandi bavuga bati nturiya se koko, yewe we uzi abana beza buriya ari kuzabyara, uzi iki n'iki, dore nawe rwose ko ari we mukobwa wenyine iwabo. Nyamara we igihe abandi barimo kuvuga bavuga ati nturiya se koko, iyo hajyayo uriya wabikoze yishimye, kugira ngo yigabanye arawumanyura, kugira ngo yigabanye azarere imfubyi, azagoboka abakene, abababaye, azitangira uburezi n'ubundi butumwa bwabo, maze ingoma ya Kristo yogere hose. Ni nko kuribwa, ni nko kwishyira ku isahane kugira ngo abashakashaka Imana bayibone, bikunyuzeho nawe ubigizemo uruhare. Umukristo mwiza araribwa. Mwanyemerera noneho nkajya kuri iriya encyclique. Twajya kuri encyclique gutyo ndanyuzwe. Iyo ngingo narimo gusobanura hariya warumbaje, ariko se iyo nzoka yacuzwe, wowe umwana w'Imana akamanikwa bite? Dushimire Yezu ko nta gatsinda ikibi cyanjye gusa, ahubwo aragitsinda, ntakireke kigumaho ngo gisagambe, kivuge kiyivovote. Ni Yezu Kristo ntabwo ari wa muganga uvura gusa ngo ngaho genda, ahubwo anigerekaho bwa burwayi kugira ngo ushoboye bumwinjiremo, abunyukanyukanye, mumbabarire iryo jambo ugiye gukora, abunyukanyukanyukire muri we, abutsindire muri we, bityo abantu tube abigenga, tube abana b'Imana. Niyo mpamvu umusaraba tuwukora nk'ikimenyetso ngo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tukabikora dufite ishema. Niyo Pawulo yavuze ngo ishema ryacu twahigira abandi ni umusaraba wa Kristo. Niyo mpamvu Kiliziya ari umukunzi w'umusaraba. Ubundi nta n'umwe wagombye gusingiza icyicisho cye. Ninde wajya gusingiza umupanga watemye abe? Ninde wajya gusingiza imbunda yarashabe? Ninde wajya gusingiza grenade yayishabe? Nta n'umwe. Ntibikaba. Ariko umusaraba, kubera ko Kristo yawutsindishije urukundo, kandi ubundi umusaraba wari ikimenyetso cy'urukozasoni, igihano cyagenewe abagome. Ariko kuko Kristo yigeretseho ubugome bw'isi, yashatse ko umusaraba we uba ikimenyetso cy'umukiro. Niyo mpamvu ni nk'ibendera ku gihugu cyigenga. Ibendera ni ubwigenge, ni umudendezo w'igihugu. Buriya umusaraba ni umudendezo w'abari mu gihugu cya Kristo. Ni umudendezo wa Kristo, ni ishema ryacu. Ntabwo umusaraba tuwuhamba iyo umuntu apfuye. Umusaraba ahubwo ubanziriza ibyo dukora, ukayobora ibyo dukora,
kandi umusaraba wa Kristo ugasohoza ibyo dukora. Niyo mpamvu na batisimu habanza ikimenyetso cy'umusaraba, kubatizwa, noneho yazitaba Imana no kumva ye tugashyiraho umusaraba. Ishema ryacu twaratira abandi ni umusaraba wa Yezu Kristo, urangamiye azaba. Ntabwo ari ukureba gusa n'amaso, ahubwo uzemera kwifata, akitanga, agakunda, akababarira, akitangira abandi, akanogera Imana, yigana Kristo azaba. Ushaka yajya yanasenga agakora ikimenyetso cy'umusaraba akizirikana, akavuga ati iri ni isengesho ry'ukuri koko, umusaraba ni umutsindo, niryo bendera ryererejwe. Mbese ni nk'igikombe, nko tuvuga ngo coupe du monde, ni nk'igikombe nanjye kuba cy'isi, ni igikombe cy'isi n'ijuru Kristo yatwaye, atsinze icyaha n'urupfu, maze arakiduha ati nimwakire. Niyo mpamvu tuwugira mu mazu yacu, tukawambara mu myenda yacu, tukawishushanyaho, tukawugira no mu mutima wacu no mu buzima bwacu. Yewe turacyari mu gihe cy'igisibo, byari bikwiye ko tutinda kuri iyi ngingo. Laudato Si na encyclique wambashijeho ndavugaho duke. Encyclique ubundi ni inyandiko, ibaruwa ndende ibikubiyemo umurongo runaka cyangwa se ikintu papa aba ashaka gusobanura, agisobanura ku buryo bwa kiliziya y'isi yose. Kandi iyo encyclique, iyo baruwa ngari, ibireba abemera n'abandi bose bashakashakana Imana umutima utaryarya. Kuko ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga za kiliziya za Vatikani, ayo mabaruwa aba ariho, ku buryo ushaka wese agenda akisomera, agasoma, akayasesengura. Laudato Si ni encyclique, iyo baruwa yatangajwe na Papa tariki 24, Papa Francisco, tariki 24 ukwezi kwa gatanu 2015. Iryo jambo riri mu rurimi rw'igitaliyani, nko kuvuga ngo singizwa nyagasani. Laudato Si mi Signore, ni singizwa nyagasani, singizwa nyagasani. Aya magambo ntabwo ari aya Papa Francisco, nubwo abasingiza nyagasani, abakarismatike bakunze kuvuga ngo singizwa nyagasani, ariko yagize umutwe w'iyi encyclique ayafatiye kwa Mutagatifu Francisco wa Asizi. Francisco wa Asizi niwe wavuze ngo singizwa nyagasani, kubera ko waduhaye iri zuba ritumurikira, itara ricana, nta n'umwe ukongeza ngo arasa kabiri itaricana, tugira gutyo tukabona riracana. Ariko Mana uricana gute? C'est bien, ubigenza ute? Murumva ko ni encyclique iryoshye cyane, ijyanye no kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Singizwa nyagasani kubera iri zuba, kubera inyenyeri, singizwa nyagasani. Muzasome Zaburi ya 8 abadukurikiye, muzasanga ngo iyo nitegereje ijuru n'isi, nkareba inyenyeri n'ukwezi ukuntu wagiye bitendeka hirya no hino, uzarebe nk'inyenyeri, iyo galaxy. Mana mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka, umuhe kugenga ibyo waremye? Uzi ko buriya noneho Papa Francis asobanura, bamuhaye interview avuga kuri iyi baruwa, aravuga ati mutekereze nk'umuntu w'ibiro 60-70, akagigimura ikintu cy'igikamyo gipima amatoni n'amatoni, akagitwara akakiyobora mu muhanda, akakigeza iyo ashaka, ati nyama akakirusha ubwenge, ariko nyamara nacyo cyamuca urwaho, cyamubandararaho agapfa. Akabura ubuzima. Ese muntu ni iki? Murareba akanyana, agatavu karavuka nyuma y'amasaha make kagataragurika kagasimbuka, nyamara umwana w'umuntu, uruhinja, kugira ngo ruzagende ruhaguruke, ahaguruke, tureke no guhaguruka, gukambakamba bimusaba amezi n'amezi. Nyamara umutavu w'inka wo uravuka nyuma y'amasaha make ugahita utaragurika ugasimbuka, nyamara kakana kakazaza kakarusha ubwenge wa mutavu uhita utaruka. Twe turatinda ariko tukaba turusha ubwenge ibyaremwe. Rero niyo mpamvu Papa yavuze ati turasingiza Imana kubera ibyo yaremye, uburyo yagiye buri kintu gishyira mu mwanya wacyo. Ni gute? Ninde ukontorora uburyo amanywa n'ijoro bisimburana? Ninde ukontorora uburyo hari utujagata mu nyanja, utwo dusimba
inyoni, ikirere, imiyaga. Mwibuke nk'abazi rya sengesho rya kiliziya rya breviyeri, isengesho riherekeza umunsi, aho ngo singizo nyagasani, myuka yo mu kirere, byogoga mu nyanja, urume, ibi byose ngo nibisingize nyagasani. Iyi encyclique rero igamije gusingiza nyagasani ifatiye ku byaremwe. Noneho ukavuga uti ese papa afite uburenganzira bwo kubivugaho ku byaremwe, ibyo bijyanye na geography, ubumenyi bw'ikirere n'ibindi, ko bireba abandi abasiyantifike, afite uburenganzira bwo kubivugaho? Yego rwose. Ntago papa abivugaho avuga ngo ubutaka bucungwe gutya, ntago ajya muri aspect pratique, mu buryo bufatika bwihariye bw'igihugu, ngo ubutaka mu Rwanda nibucungwe gutya, ubutaka wenda muri Amerika bucungwe gutya, dore itegeko rigenga ubutaka ribe gutya. Oya, ntago aribyo papa yinjiramo muri encyclique. Ntago avuga ngo hano murwanya amasashi, hano murwanya ibi n'ibi, hano mukora ibi n'ibi. Oya, ahubwo we areba inkingi shingiro nyamukuru zihoraho zatuma tubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Muri make atanga icyitwa deontology. Deontology ni inkingi shingiro cyangwa se iby'ibanze twashingiraho kugira ngo buri gihugu, buri muryango mpuzamahanga ushyireho amategeko arengera ibidukikije, ariko hari nk'icyerekezo rusange, inkingi shingiro nyamukuru. Akabivuga nkande, mwebwe mushinzwe roho, ko mwe mushinzwe roho nyine, nibyo nakubajije, we ibyo bizamo bite? Aho rero rwose ubajije neza, nanjye namubaza wambwira ati kushinzwe roho ibyo abivugaho nkande, kushinzwe iby'Imana ntavuga ni none se icyo kirere ni ikihe gihugu cyakiremye? Iyo miyaga ni ikihe gihugu cyayishyize? Kwenda ibihugu byavuga ngo bishyireho imbibi, ngo dore u Rwanda rugarukira aha, u Burundi bugarukira aha, Tanzania igarukira aha, ariko se barashyira imbibi ku byaremwe nande, ku hantu handi? Papa rero afite uburenganzira bwo kubivugaho, kuko icyitwa la théologie de la création, Imana niyo yaremye. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, niyo yavuze ngo habeho urumuri, rubaho, habeho inyenyeri, habeho ikirere, habeho isi, habeho inyamaswa, habeho ibi n'ibi, bibaho. Papa bivuga en qualité, no kuvuga nk'uwemera ko Imana ariyo muremyi, kandi wakavuga noneho imirongo nyamugari migari, icyerekezo kigari cyatuma buri gihugu, buri babifite mu nshingano zabo, abasiyantifike n'abandi, bavuga bati twe mu mategeko yacu, twe mu bushakashatsi bwacu turakora ibi, ariko dufatiye kuri iriya mirongo migari, ahubwo abakoreye abantu. Papa yaradukoreye, kuko ni nayo encyclique ya mbere ngari yavuze ku kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Muzi ko icyaha cy'inkomoko cyatumye ibintu bizaba. Icyaha cy'inkomoko cyatumye iby'isi byivumbagatanya, cyadutesheje ibintu bitatu: icyitwa ubwema, cyitwa integrite. Umuntu ubwema, umuntu yarabundaguje amaze gucumura, ati dore dore nihishe, aho umuntu agenda yunamye afite ipfunwe, tibarambona. Ibyo byatewe n'icyaha cy'inkomoko. Umuntu atakaza ubudapfa, none turi abantu bapfa. Ubundi gupfa byari kumera nk'uko umuntu ahindura umwenda, ahindura umwambaro akajya, cyangwa se agahindura icyumba akajya mu kindi. Icyaha nanone cyatumye dutakaza icyitwa, nanimvuze ubwema, integrite, dutakaza ubutababara. Twari twararemanywe ubutababara, impassivite. Naho ubu ngubu umuntu arababara, urasitara ukababara, inkangu yakugwaho, imodoka iraguceka gatoya uti ndapfuye we. Noneho iyo dusomye ndumva ari no mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, niba nibuka neza, umutwe wa 8 umurongo wa 22, hagira hati tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Ibiremwa byose, umuntu yari yarizewe n'Imana mbere y'uko acumura, aba umuvugizi w'ibyaremwe byose. Murazi ko Uhoraho ari we wavuze ngo mujye mwita ibyaremwe amazina. Umuntu akavuga ati iki cyitwe gutya, iki cyitwe gutya, kandi izina ni ryo kintu, izina ni ryo muntu. Mbese umuntu yari yahawe uburenganzira bwo kubiha icyerekezo, ariko amaze gucumura byarazambye. Cya kintu yahaga icyerekezo, aho kugira ngo akivuganire,
kimuca urwaho kikamwivuna. Ushobora kubaka inzu akaba ari iguhira impamo. Ushobora kugura inka, korora inka uvuga uti niyo izanzamura, akaba ariyo ibitsemo urupfu rwawe. Ushobora kugura imodoka utizanteza imbere, ndumva noneho nteye agatambwe, nyamara akaba ariyo mva yawe, akaba aricyo gikoresho kizanyura mu rupfu rwawe. Ushobora eh, kuvuga uti nshyize amashanyarazi mu nzu yanjye nibura rwose noneho harabona ni ugukanda ku rukuta, ubundi hakabona, akaba ariyo urupfu rwawe. Donc ibyaremwe byarivumbuye kubera muntu atabibaniye. Muntu yaracumuye, ibintu nabyo birivumbura. Ibyari bimubaniye neza kubera yari umuvugizi wabyo. Niyo mpamvu papa avuga ati nyamuneka tubungabunga ibyaremwe. Bigatuma njya ku kibazo wabajije ati none se isi yugarijwe n'iki? Papa kuki yanditse iyi encyclique, iyo baruwa yabonaga hari ikihe kibazo? Mbere na mbere hari ihumana ry'ikirere. Hari ihumana ry'ikirere kandi turabibona ibiza ku isi. Hirya no hino hagiye haba za tsunami, inkangu, imyuzure, imitingito, igabanuka ry'amashyamba, ubushyuhe bwinshi ku isi. Turanabibona no mu bihugu byacu hirya no hino, aho ibiza bishobora kuza bikamara abantu. Noneho ikintu papa yamaganaga gikomeye cyitwa consumerisme mu cyongereza, consumisme, ni ukuvuga gushaka kugura byo kugura. Ni ikintu kitwugarije twese ku isi. Umuntu aragura telefone mbere zikiza, umuntu yaravuga ati aka telefone niba hazi igezweho kurushaho, ati yabaye gatoroshe. Ya yindi yari yaragufashije ukayita amazina. Umuntu aragura umwenda, umwambaro yishimye, mu kanya haza ugezweho kurushaho, wa wundi ati wabaye wahindutse nyakatsi. Kandi noneho wa wundi ntuhe uwo utawufite. Harimo ikintu cya mode, kugendera kuri mode, guharara no guharurukwa. Ngiki kintu papa yandikiye iyi encyclique avuga ati isi ifite indwara yo guharara no guharurukwa, kugura byo kugwiza ibintu kandi noneho byo kwikunda ntawe wafashije. Icyo ni icyonnyi cyugarije ibidukikije. Mu bihugu byateye imbere ho hari abajugunya ibiryo, abagura byo kugura, umuntu akibagirwa n'ibyo atunze, ndetse akabura n'icyo arya, atarakuvuga ngo arakennye, akavuga ati byose ko nabiriye noneho ndarya iki? Akumva arabihiwe, byose narabiriye ndumva ntacyo nsigaje, agahangayika. Papa ati kuri iyi si hari bamwe barya biyushya kuya, bibutsa amagara, mu gihe hari abarya bakiyuha kuya kandi ntibibuke gufasha abababaye. Bamwe barya biyushya kuya bibutsa amagara, abandi bakarya bakiyuha kuya. Bakiyuha kuya rwose, bagakura amashati. Yego. Papa ati kubungabunga ibidukikije ntabwo ari ukureba inyoni, nabyo ni byiza, ibimera nabyo ni byiza, ntabwo ari ukureba gusa ibintu, ahubwo no kureba muntu, kuko na muntu ari mu byaremwe, akazirikana ko kudasaranganya, kwikunda no kwikubira, ibyo biri mu byangiza ibidukikije. Papa akomeza ibyo bivuga nko muri chapitre ya mbere, kuko ni encyclique ifite amashapitire 6. Akomeza avuga ati ni gute ku isi hari abikubira amazi bataremye bakayashyira mu macupa bakayagurisha, ni byiza, abo bakire bakabona amazi, ariko kuki hataba no gutanga amazi meza, za kano za robine ku bakene, ku batabasha kugura ayo mazi ngo nabo amazi abagereho? Noneho abashaka ayo mazi yandi afunitse ukuntu bakayabona, ariko n'abaciye bugufi bakabona amazi Imana yaremye. Numva atari ikibazo? Ni gute bamwe bakumira ikirere bakagihumanya, bafite inganda zikomeye nk'ibihugu bikize, cyane cyane inganda zikora ziriya za nucléaire, intwaro z'ubumara, barangiza bagategeka ibihugu bikennye bitagira izo nganda gutanga imisoro y'umurengera. Ugasanga nka za Amerika ziti ibihugu bya Afurika nabyo nibitanga imisoro ingana, kandi twebwe tugira inganda ziciriritse. Papa ati kuki hataba inganda nyinshi z'ibiribwa zitunganya ibyo kurya, zitunganya icyo kwambara, imyambaro, bakagabanya inganda zikora ibyicisho bya muntu? Mwumva iyo encyclique uburyo iremereye? Kuki umuntu ataca akenge? Niyo mpamvu papa muri chapitre ya 2 agira akavuga ati isi ni impano y'Imana,
ntago isi ari ikintu, ntago ari bricolage ntago ari ikintu abantu bafindafinze ngo bagikore bagisubiranye. Isi ni impano y'Imana. Ati iyi si c'est la maison commune, ni inzu rusange twese, ni ingobyi twese duhetse. Mbonye ikinyarwanda cyiza. Ni ingobyi duhetse, tuvukiramo, dukuriramo, dukoreramo, dutereramo imbere, ariko nanone ikamera nk'ahantu tunyura nk'umuryango twinjira mu ijuru, kuko tuzayivaho. Iyo ni shapitire ya kabiri. Shapitire ya gatatu asobanura impamvu zituruka ku bantu, impamvu ziduturukaho twebwe twangiza ibidukikije, aho agenda avuga ubugugu, ngo bwikunde, atangamo ingero, akavuga ati buriya Imana ibyo yaremye tubisangiye neza mu rukundo twese twahaga. Ati ni gute hagira gutya mu gihugu runaka hakavumbuka ibuye ry'agaciro rizagira akamaro muri siyansi, muri tekinoloji, mu ikoranabuhanga n'ibindi, ahubwo ugasanga aho kugira ngo habe guhahirana, nk'uko umwe agira igitebo cy'ibijumba undi akagira iki n'iki, ahubwo hakaba kuryana. Reka nkomeze ngana ku musozo. Ku musozo rero Papa aravuga ati tugomba gufata icyerekezo cyihutirwa cyo kubungabunga ibidukikije, kubifata neza, amazi, ikirere, ariko akagera ku kintu bita le bien commun, umutungo rusange w'abantu. Ikirere, amazi, ubutaka, imihanda, aho avuga ati abantu nibegerezwa iby'ibanze, wenda guha imisoro ijyane n'ibintu bidakenerwa n'abantu cyane. Itabi nibashaka barizamurira imisoro, nibashaka basore 1,000%. Papa abitangamo urugero. Ati inzoga nibashaka bazihende, ariko umuceri, ibishyimbo, ibirayi, ibyo bimanuke, n'abakene babona icyo kurya. Akagenda avuga ati hakenewe conversion, guhinduka, ariko ntibireba gusa iyo miryango mpuzamahanga n'ibihugu. Guhinduka bisaba ko buri wese ahinduka, ukagura iby'ibanze, ariko ukibuka no gufasha abababaye. Noneho hagera ku cyitwa ekoloji ya muntu, ekoloji integrale. Avuga ati muntu rero, abantu nibarwanya ikintu bita gukuramo inda, kwica abantu, kuko ntago wabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije wambura mu buzima. Muntu ntago ari we kibazo ku isi, ikibazo ni muntu ucunga nabi ibyaremwe, ikibazo ni muntu ushaka kuvutsa muntu mugenzi w'ubuzima agira ngo arimo kubungabunga ibidukikije. Iyo encyclique rero muzayisome mwese mudukurikiye, ndetse nk'umuryango w'abibumbye wayihereyeho. Hari amasomo agenda atangwa mu rubyiruko, kuko ni encyclique, ni ibaruwa yashimishije n'abatemera b'abasiyantifike, abagenga b'ibihugu. Murakoze cyane. Padiri, ariko mfite akabazo gato mbere y'uko dusoza, nako wasoje. Hari ahantu hakomeje ku cyaha cy'inkomoko, ibyago cyateje isi muri rusange. None se urashaka kuvuga ko ibyo Papa avuga muri ino encyclique, ibi biza n'ibiki, guhindagurika kw'ikirere, ubushyuhe kw'ibihe, bifitanye isano n'icyaha cy'inkomoko? Byose ni imperfection du monde, bikurikiye nyine gucumura kwa muntu, aho ibiremwa byivumbuye. Papa agenda abisobanura, ariko ko kubera Kristo yaducunguye, duhamagariwe gushyira ibintu ku murongo, tuyobowe n'urumuri rw'ivanjiri. Icyo akivugamo cyane, kuba abantu responsable, kugura ibyo ukeneye, gufasha abandi, kugabanya impfu, cyane cyane kuramo inda, guhiga muntu, gukora ku buryo twemera ko turi ba administrateur, turi abacunga mutungo b'ibyiza by'Imana, ntabwo turi ba nyirabyo, ntabwo turi ba nyirisi, turi abacunga mutungo b'ibyiza by'Imana, byose tubicunze mu izina ry'Imana no ku nyungu za muntu. Muri make Papa aravuga ati muntu nabe infin, muntu nabe uwo bigenewe. Umuntu ntabwo ari muwaye, ntabwo ari ikintu unyuraho kugira ngo wurire ugere ku bintu, ahubwo ibintu ni ibikoresho kugira ngo nimike ubuntu, ubumuntu. Murakoze cyane mwese mudukurikiye. Nyagasani Yesu abane namwe kandi abahe umugisha. Ya encyclique muzayisome. Imyiteguro myiza ya Pasika, igisibo cyiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze cyane. Murakoze.